abaririmbyi bashobora kuzamura indirimbo baterega n'ibyiza n'iby'igikundiro bimeze nk'amavuta yasutswe ku mutwe wa Aroni agatemba mu bwanwa, cyangwa bakaririmba bati mavuta ntembaho, kuko uyu munsi mushiki wacu mwene data umuvandimwe inshuti yacu Alice yakoreye Imana agiye gusukwaho aya mavuta imbere yanyu n'imbere y'Imana ishobora byose. Reka musabe apfukame imbere yanyu, ubundi dufatanye kumusengera, gusaba Imana ishobora byose kugira ngo izanabane nawe muri izi nshingano mu murimo Imana imuhamagariye agiye gukora. Murakoze cyane, Imana iduhana umugisha. Agiye guhabwa inshingano cye. Evangeliste Mama Lionel ushobora kumwerekezaho ibiganza agasukaho aya mavuta kugira ngo impano y'Imana igirire abantu benshi umumaro. Mu izina ry'Imana Data ishobora byose, Nyirabagenzi Alice usutsweho aya mavuta yo kuba pasiteri misiyoneri, kuva uyu mwanya turagusengeye ngo umwuka wera w'Imana agwire ku buzima bwawe, imbaraga zisumba byose z'Imana ishobora byose zikuzeho cyane. Uyu mwanya usizwe amavuta mashya n'Imana isumba byose, amavuta y'ubupasiteri. Ndagusengeye ngo imbaraga z'Imana isumba byose zibe ku buzima bwawe. Ndagusengeye ngo umwuka wera w'Imana ajya akomeza kuyobore cyane. Ndagusengeye ngo amahoro Imana itanga abe ku buzima bwawe, kuko abo uzajya usabira amahoro bazajya bayagira, abo usabiye umugisha bawuhabwe. Ndagusengera umugisha muri umuhamagaro Imana iguhaye. Ndagusengeye ngo Imana iguhe umugisha muri izi nshingano z'ubupasiteri. Imana izajya ikuyobora, Imana izajya igushyigikira muri byose. Mwuka wera w'Imana ishobora byose, impano zose Imana yaguhaye zirushaho kwaka, zirushaho gukora. Imbaraga z'Imana isumba byose zigukoreshe uko bwije n'uko bukeye, zigukoreshe mu Rwanda no mu mahanga, zigukoreshe ahantu hatandukanye. Uhindure isi, uhindure amahanga akubahe, akwemere, akugirireho umugisha. Uheshe isi yose umugisha, uheshe amahanga umugisha. Uhindure abantu kuba bigishwa ba Kristo mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Mpatuyeho umugisha wo guhirwa, uzahirwe muri byose, kandi ukuboko kwiza kw'Imana kuzabane nawe. Imana izajya ikuyobora muri byose, Imana izajya igendana nawe muri byose, muri izi nshingano no muri umuhamagaro, mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mushobora kumufasha agahaguruka. Kawera zinzeho mavuta ntembaho, mavuta ntembaho,
Imana ishimwe cyane, dukomere Imana amashyi. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Uyu mwanya agiye kwambikwa iyi kora pastorali. Ubu ni isezerano rikomeye n'igihango abagiranye na Kristo. Ni nko kumubohera mu Mana no muri Kristo. Nicyo bishatse gusobanura. Muri iri josi rye igihe yambaye iyi myambaro yambaye irimo ikora pastorali, ni igihamya cy'inshingano Imana ishobora byose yamuhamagariye. Reka bayimwambike ubundi murakoze cyane. Uyu ni umusaraba. Uyu ni umusaraba mubona hano. Ni umusaraba wa Kristo, ariko kandi ni isezerano ubwo agirana na Kristo. Haleluya. Hari Pawulo navuze ngo nabambanywe na Kristo, ngo nyamara ndiho ariko sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Nawe rafite ubutumwa bwa Kristo, niyo mpamvu agiye kwambara uyu musaraba. Reka nsabe umubyeyi umushumba mbona nawe w'inararibonye, Pastor Amani, ni umushumba nawe mukuru uri hano, adufashe amwambike uyu musaraba nk'ikimenyetso gikomeye cy'igihango afitanye na Kristo, agiranye na Kristo, ndetse cy'umurimo agiye gukora. Murakoze cyane. Uyu mwanya agiye kwambikwa iyi kanzu. Kwambikwa iyi kanzu, numvaga Bishop Olive yatuyobora muri uyu mwanya wo kugira ngo yambikwe iyi kanzu. Imana iduhane umugisha. Murakoze. Iyi kanzu ni umwambaro w'abatambyi nk'uko Bibiliya ibitubwira. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, abatambyi bagiraga umwambaro wabarangaga. Ni ikanzu rero nayo iranga umurimo, inshingano Imana imuhamagariye agiye gukora.
ijambo ry'Imana ishobora byose yaduhamagaye. Iyi ni inkoni Imana iguhaye yo gushumba ubwoko bw'Imana. Ni ibyo kurya uzagaburira itorero rya Kristo. Ubuzima bwawe bwose ubu buri hano, nta handi. Ubuzima bw'intama buraha, ubuzima bw'umwungeri buraha, ubuzima bwo guhesha Imana icyubahiro buraha, bwa Kristo nawe n'itorero buraha. Ugiye guhabwa rero iyi Bibiliya. Reka nsabe Bishop Simon umushumba agushyikirize iyi Bibiliya. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Nagira ngo mushyikirize icyemezo certificate ahawe n'ubuyobozi bw'itorero, ahawe natwe tumuhaye inshingano. Iyi ni certificate yemeza ko uyu munsi ahawe ubupasiteri imbere yanyu n'imbere y'Imana ishobora byose. Mukanya turaza gusirimba, nibyo rwose ndumva biryoshye cyane. Uyu mwanya nanjye umuhaye inshingano, njyewe Apotre David kubw'Imana, mpamije imbere yanyu n'imbere y'Imana ishobora byose ko uyu munsi Nyirabagenzi Alice abaye pasiteri misiyoneri kandi yemerewe gukora umurimo w'Imana imuhamagarira ndetse n'itorero. Kuva uyu munsi yemerewe gukora imihango yose y'itorero, gutanga igaburo ryera, gushyingira abageni, gushyingura uwitabye Imana n'indi mihango yose iteganywa n'itorero. Kandi abazasabira umugisha bose bazawugira, abazasabira amahoro bose bazayahabwa. Uwiteka azagushoboze mu nshingano Imana iguhaye ndetse n'itorero. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ikindi nabasobanurira, kuva kuri itariki ya 2 y'ukwezi kwa 8 izina rye ryongeweho titire nk'uko biteganywa n'amabwiriza y'itorero n'itegeko nshinga, ko ukeneye kumuhamagara niba urifite no muri telefone rikosore imbere ushyiraho pasiteri. Niba hari Mama Lionel imbere aho pasiteri, niba hari Alice imbere banzaho pasiteri, niba hari Nyirabagenzi banzaho pasiteri. Izo nkuru zose ndazisibye z'ayo mazina yabanje. Dushyizeho izina rishya uyu munsi. Haleluya. Izina rishya yiswe nonaha kuva uyu munsi kandi ry'igihe cyose. Imana iguhe umugisha. Tukwifurije kuzakora neza inshingano Imana iguhe n'itorero, kandi no kuzahirwa muri byose. Imana izagushoboze, izabane nawe muri byose. Nagira ngo abashumba bari hano babanze bamuhobere, bamufelicite, babone gusubira mu myanya yabo, ariko waraguma hano. Murakoze. Icyo gisirimba nacyo cyakomeza bamuramutsa.